shimira abantu mwese mudahwema kugaragaza imbaraga n'ubufatanye mu biganiro dukora bya buri munsi. Uyu munsi abatuye isi bose bitabira ingingo ebyiri zikomeye bakazubaha bakazihereza n'intebe. Ni ibintu byumvikana neza ko abantu mu mibereho yabo ya buri munsi bashingira ku ngingo ijyanye n'imirire n'iminywere. Ingingo y'imirire n'iminywere ni ingingo yumvikana kubera ko muganga icyo agusaba kugira ngo ufate imiti neza agusaba yuko warya cyangwa ukanywa, agusaba kunywa imiti cyangwa kwirya. Ni ibintu byumvikana neza ko iyo agusabye kunywa imiti aba yumvikanisha ko nta kintu cyasimbura icyo kunywa cyangwa icyo kurya mu mubiri wawe, kubera ko iyo miti ikora hari ikintu kirimo imbere mu mubiri. Gusa ibi ngibi muno mu Kinyarwanda ibihekane turabyubaha, tukubaha igihekane rya n'igihekane nkwa, kubera ko ibirori tujyamo byose nta kindi kiba cyatujyanye. Tuba twagiye kureba tugahereza ijisho, ariko turamutse tuvuyeyo tutabonye icyo kunywa cyangwa icyo kurya, nitwe twaba ba mbere mu guteza impagarara no kuvuga ko ibyo birori byagenze nabi. Gusa abashakashatsi bavuze yuko ngo umuntu aramutse ariye gakeya byaba ari ikibazo, kandi ngaramutse ariye cyane byaba ari ikindi kibazo. Iyi yaba ariyo ngingo yatumye abantu bitabira icyitwa igisibo cyangwa se gusiba. Amadini nka Judaisme, Hinduisme, Abayapani na Islam ndetse na Katolike n'andi madini yose yizerera mu gusiba bavuga yuko ngari isoko yo guca bugufi imbere y'Imana ukajyana umutima umenetse maze ikaguha imbabazi ku byaha n'amakosa wakoze. Ariko ibi ngibi Judaisme na Hinduisme ntago ari uko babyizera. Bo bizera yuko gusiba ngari isoko yo gusaba ibyo bakeneye ku Mana. Ntabwo bo biringira imbabazi, kubera ko bavuga yuko imbabazi ziza ku gikorwa cyabaye nyuma, kandi igikorwa cyabaye uba wagiteguye. Ariko kugira ngo ubyumve neza ndakuganisha mu ishuri. Umunyeshuri ku ishuri yakoze amakosa ndengakamere, directeur umwanzuro wa mbere afata no kumwohereza iwabo. Kumwoherezayo si uko abananiwe kumugumisha mu kigo ngo atumeho umubyeyi ahamusange, ahubwo aba yumva yuko najya iwabo azisubiraho akumva yuko nagaruka atazongera guteza umutekano muke. Ni ingingo yumvikanisha neza ko umuntu aramutse arya buri munsi akanywa akadamarara, yarengera agakora amakosa ndengakamere, ariko yakiyiriza umunsi wose bigatuma agabanya amakosa yakoraga. Ese ninde wahaye abantu uburenganzira bwo gusiba? Babikuye he? Ese intumwa zirimo Muhammad ndetse na Yezu mwene Mariya baba barakoze igisibo? Nitwa MWANAFUNZI. Haje gushya. Ndabashimiye. Mu Rwanda tuza abahanzi. Iyo mvuze Bruce Melodie uhita umwumva cyane, ukumva indirimbo nk'ikinyafu, ukumva saa moya, ariko cyane cyane mu matwi yawe uyu munsi arahitazamo indirimbo yitwa Bado. Iyo mvuze The Ben cyangwa Meddy uhita wumva nduwi Kigali. Byagenze gute kugira ngo Meddy na The Ben uyu munsi hagati yabo hajyemo umuntu witwa igitangaza Bruce Melodie? Ese bundi yakwiye kwita igitangaza? Gusa reka uyu munsi nkugarukire ku ngingo imaze iminsi ivugwa mu itangazamakuru bavuga ngo Bruce Melodie yikomye abahanzi. Abahanzi yikomaga bavugaga ni Meddy na The Ben, The Tiger. Uwanyeganyije urubyiniro mu 2017 mu mpera z'umwaka, murabyibuka. Muribuka yuko ibyo yakoze byari amateka, kubera yuko aho yataramiye na n'uyu munsi abaguye igihumure batagira ingano. Muribuka neza nyuma yaho waje mu Rwanda afite n'umukunzi, ariko abakobwa ntibateshwe kukumuririra. Muribuka neza stage zagumaguma umuhanzi wazimenaguye cyangwa se akazikomagura mu Kinyarwanda cy'abuyu munsi, wa wundi wanyeganyije urusimbukiro cyane. Muzi indirimbo nka Ndumva ibintu yakoze, abantu bari ingoma n'abantu bari za Kabarondo barabyumva cyane. Ese ko yaranyeganyije urusimbukiro byaba aribyo byatumye yumva yuko amaze kurenga babandi baje bagakora ibitangaza bakariza abakobwa batari bakeya, ndetse na n'uyu munsi tukaba tubona video zabo zirwa zicicikana hirya no hino ndetse bikajya no mu byamamare? Ese ubundi we ni icyamamare? Yaba ari icyamamare mu Rwanda no hanze? Ibi ngibi kugira ngo byumve neza byagusaba gukurikirana YouTube channel zabo byonyine zihita zibisobanura. The Ben akurikirwa n'abantu bangahe ku mbuga nkoranyambaga? Meddy akurikirwa n'abangahe? Slowly ya Meddy n'indirimbo yakurikiwe n'abantu benshi ku buryo ushobora gusanga iri hejuru ya miliyoni 30.
ese hari indirimbo ya Bruce Melodie ifite miliyoni 20? Haba hari ya The Ben ifite views zingana n'ibihumbi 200? Niba ibyo ngibyo umaze kubyumva, reka tuva aho ngaho tujye mu igereranya ryimbitse. Umunsi Meddy agaruka mu Rwanda, ababyibuka neza mu mafoto mwabonye umuntu ufatwa nk'umurinzi wa Bruce Melodie yagiye gukora ikiraka mu birori byo kwakira Meddy. Ni byumvikana neza ko kwa Bruce Melodie ubwo hari amafaranga atari yabonyeyo yaraje kureba kwa Meddy. Ariko aha ngaha wenda reka twumve ko ibintu ari magirirane. Ndamutse nkomeje kuvuga gutya, nashiduka mu muhanda abafana ba Bruce Melodie banyatatse, ariko nabo babyumve neza ko umwana kuba ariho haba hariho se. Wumve yuko se kuba ariho haba hari sekuru, na sekuru kuba ariho haba hariho sekuruza, bigafata ibisekuru ibintu bigahinduka igisekuru, ariko bigahera hasi bikajya hejuru. Ntabwo bihera hejuru bijya hasi. Ntabwo umuhanzi wakoze ibigwi yasubira hasi. Nitwe Smell MWANAFUNZI. haje gushya. Ndabashimiye. Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza, kandi nizere ko Imana ikomeje kubashoboza kubaho ndetse ikomeze no kubatiza ubuzima. Nk'ibisanzwe ni Eminyawe 2020. Ese kuki mutajya mumbaza impamvu nise Eminyawe 2020? Nuko ba Emi nyine Imana baraturemeye umugisha. Umwaka wa 2020 n'umwaka nazigira nibagirwa mu buzima bwanjye. Ni umwaka wa Covid. Ni umwaka wagiye ubuza abanyarwanda benshi amahirwe. Niwo mwaka ntazigera nibagirwa n'umunsi n'umwe. Ikindi niwo mwaka yakayarongoreyemo. Sinzabyibagirwa n'imyaka yagiye ibaho. Ni umwaka wa 2020 tuzigera uva wagiye mu mateka y'isi mu yindi myaka yose yabayeho. Habayeho imyaka y'Abayisiraheli muri Egiputa, habaho imyaka y'Abanazi, habaho imyaka, habaho n'umwaka w'igihumbi 1994 jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ubwo yatangiraga. Ni imyaka itirigeze yibagirana mu mitwe cyane cyane y'Abanyarwanda. Niyo mpamvu nise Emi 2020 umwaka wa 2020 n'umwaka nazibagirwa kundi mu buzima bwanjye. Nzajya mora nkwibuka kuri kamera za Yawe TV. Zayawe TV ndi kumwe. Reka nangira muhikaze, ariko yivuge nk'umuntu uje. Ikaze. Murakoze cyane Emi, ngira ngo harashize igihe kinini tudaherukana. Abanyarwanda bari bamaze igihe kinini batamperuka kubera gahunda zitandukanye umuntu abarimo. Ariko uyu munsi nitabiriye ubutumire kandi nza kugiye. Uyu munsi rero twinjira neza mu nkuru yacu cyangwa se mu kiganiro tugiye kugirana. Reka uyu munsi nze kwibanda cyane ku bintu dukenera mu buzima bwa buri munsi, ariko nze gutera cyane umujugujugu ku binyobwa. Hari ibinyobwa bitandukanye dukunda, ariko ugasanga tutazi impamvu cyangwa se tutazi icyo ubushakashatsi bubivugaho. Hanyuma turaza kugenda tuganira neza kugira ngo abanyarwanda barusheho gusobanukirwa. MWANAFUNZI rwose wanyakiriye ariko nkwakire. Mu buryo nshobora kukwakira mu buryo butandukanye. Nshobora kukwakira mu buryo buri umutumirwa nakiriye muri studio nk'uko bijya bibaho, nkakubaza, cyangwa se nkakwakira nk'umuntu mu makuru urimo kubaza ibibazo cyangwa se ndimo nkeneyeho inkuru. Byose ni ibintu bishoboka. Urashaka ko nkwakira mu buhe buryo ahubwo? Yenda shaka kunyakira nyetu mu cyegeranyo. Okay. Uburyo bw'icyegeranyo ubwo ngiye kukwakira nk'umuntu. Uranyakira mu buryo bubiri. Uranyakira wivuga kivugo uvugira inka. Ubundi bwa kabiri uranyakira uvuga ikintu tushaka kuvugaho. Uvuge ku isazi. Urashaka isazi? Uvuge icyo ushaka. Kuvuga ngo nitwa Rwamwiza Barati Mihigo, Rwangiza Bigarama Rwangarambe, Rwangisha Guma. Nkaba intore baririmba, Rudahwema intore ziteranye, umutaramye cyane, wataramanye na benshi bakizihirwa ntimukabure,
ibyishimo mwateranye mu birori mujye muhamagara amagere. Guma guma rwose. Ubwo rero ibijyanye n'inka munyihanganira abatakizibona mu bukwe zasimbuwe n'amafaranga, none amafaranga yarasha duteza covid irazizimiza ariko ntizazimiye ziri muri twe. Ariko ntabwo ngiye kwabira dore izuba ni igihangama nk'ubu ngubu bizashotse. Nzi neza ko aya amasaha meza yo kuzivuga ndamutse nzivuze naba nteye umujugujugo mu mashyo. Mu bindi rero nitwa MWANAFUNZI. Ako siga ukunda guseka. Ni ukuvuga ngo bijyana n'uburyo iyo umaze kugenda uhura n'abantu benshi bakunda, hari ikintu baba barakunze mu matwi yabo cyabajemo cyane ku buryo bakivuga ukumva ni ibintu bigize nyine bigusekeje. Rero umuntu wese nyine ujya kumva ukumva niba agiye kuvuga amazina ukumva aravuze ngo nitwa runaka ariko akashaka kubivuga muri essence nitwa Emi nyawe. Ubwo rero iyo mvuze ngo nitwa ivuga nka Emi nyawe. Emi nyawe 2020 twagiye noneho ubwo nyine tu vuga kuri Emi nyawe 2020. Kuri Emi nyawe 2020. Emi nyawe 2020 se kuva mu myaka yatambutse uhereye mu binyejana bishize kugeza uyu munsi duhora twihutira kwinjira mu itangazamakuru ariko tutita ku mvune duhura nazo. Imvune duhura nazo harimo kubona amakuru, kuyatara ndetse no kuyavuga. Hari itandukaniro hagati mu kuvuga amakuru no kuyatara. Hari n'iriri hagati yo kuyageza ku bakeneye kuyumva ngo bayumve neza kubera ko abantu bumva bitandukanye. Ariko kugira ngo uru rugendo ndugereho byasabye kwifashisha ubushakashatsi butandukanye, nganira n'abantu benshi ku buryo mutuvuze ko muri uyu mwaka wa 2020 naganiriye n'abantu agahishye utabubeshye. Nitwa Emi nyawe. Urwo ni urugero. Emi nyawe. Ni ukuvuga ngo abantu bagiye bakunda iyo ritimi iteruye gutyo nyuma akaba aribwo uvuga amazina. Hari nanone hari n'uburyo rimwe na rimwe mbere wenda natangiraga mvuga habanza nkavuga none izina rikaza nyuma, ariko ubu ngubu none izina riza mbere hanyuma kuvuga bikaza nyuma. Nitwa MWANAFUNZI. Shimira abantu mwese mudahwema kugaragaza imbaraga n'ubufatanye mu biganiro dukora bya buri munsi. Uyu munsi abatuye isi bose bitabira ingingo ebyiri zikomeye bakazubaha bakazihereza n'intebe. Ni ibintu byumvikana neza ko abantu mu mibereho yabo ya buri munsi bashingira ku ngingo ijyanye n'imirire n'iminywere. Ingingo y'imirire n'iminywere ni ingingo yumvikana kubera ko muganga icyo agusaba kugira ngo ufate imiti neza agusaba yuko warya cyangwa ukanywa, agusaba kunywa imiti cyangwa kwirya. Ni ibintu byumvikana neza ko iyo agusabye kunywa imiti aba yumvikanisha ko nta kintu cyasimbura icyo kunywa cyangwa icyo kurya mu mubiri wawe, kubera ko iyo miti ikora hari ikintu kirimo imbere mu mubiri. Gusa ibi ngibi muno mu kinyarwanda ibihekane turabyubaha, tukubaha igihekane rya n'igihekane nkwa kubera ko ibirori tujyamo byose nta kindi kiba cyatujyanye. Tuba twagiye kureba tugahereza ijisho, ariko turamutse tuvuyeyo tutabonye icyo kunywa cyangwa icyo kurya nitwe twaba ba mbere mu guteza impagarara no kuvuga ko ibyo birori byagenze nabi. Gusa abashakashatsi bavuze yuko ngo umuntu aramutse ariye gakeya byaba ari ikibazo, kandi ngaramutse ariye cyane byaba ari ikindi kibazo. Iyi yaba ariyo ngingo yatumye abantu bitabira icyitwa igisibo cyangwa se gusiba. Amadini nka Judaism, Hinduism, Abayapani na Islam ndetse na Katolike n'andi madini yose yizerera mu gusiba bavuga yuko ngari isoko yo guca bugufi imbere y'Imana ukajyana umutima umenetse maze ikaguha imbabazi ku byaha n'amakosa wakoze. Ariko ibi ngibi Judaism na Hinduism ntago ari uko babyizera. Bo bizera yuko gusiba
ngo ari isoko yo gusaba ibyo bakeneye ku Mana, ntabwo bo biringira imbabazi, kubera ko bavuga yuko imbabazi ziza ku gikorwa cyabaye nyuma, kandi igikorwa cyabaye uba wagiteguye. Ariko kugira ngo ubyumve neza ndakuganisha mu ishuri. Umunyeshuri ku ishuri yakoze amakosa ndengakamere, directeur umwanzuro wa mbere afata ni ukumwohereza iwabo. Kumwoherezayo si uko abananiwe kumugumisha mu kigo ngo atumeho umubyeyi ahamusange, ahubwo aba yumva yuko najya iwabo azisubiraho, akumva yuko nagaruka atazongera guteza umutekano muke. Ni ingingo yumvikanisha neza ko umuntu aramutse arya buri munsi akanywa akadamarara, yarengera agakora amakosa ndengakamere, ariko yakiyiriza umunsi wose, bigatuma agabanya amakosa yakoraga. Ese ninde wahaye abantu uburenganzira bwo gusiba? Babikuye he? Ese intumwa zirimo Muhammad ndetse na Yezu mwene Mariya baba barakoze igisibo? Nitwa Ismail MWANAFUNZI. haje gushya. Ndabashimiye. Sha bro, uri umuhanga, ibyo ukora urabizi. So ubeshya yuko urukwavu rutazi kwiruka aba yibeshye, ariko uvuga yuko urukwavu ruzi kwiruka aba bizi. Ismail MWANAFUNZI. Yes, ndi kumwe na Ismail, mwamwumvishije impano afite, ni umusore w'umuhanga. Ibi bintu wabitangiye ryari? So bwa mbere uje kuri kamera za yawe TV, ariko ibi bintu wabitangiye ryari? Byakujemo gute? Ni ukuvuga ngo ni urugendo rutoroshye, kuko zimwe mu mpano abantu bafite impano nyinshi, ariko harimo eshatu z'ingenzi. Uvuga ngo iya mbere, hari uko umuntu afite impano yo kuririmba, bamufata nk'umuntu w'ikirenga, kuko kuririmba abantu barabyubaha ndetse byubahwe n'abahanzi bubahwe. Hanyuma hakaza noneho indi ngingo y'abakinnyi ba sinema, filme, abo nabo bubahwe, abasobanuzi ba filme bubahwe. Izo ni zimwe mu mpano mu gihugu kimwe cya kabiri cy'abaturarwanda bari muri uru Rwanda. Udafite anteni parabolique afite flash ashyiraho filime mu nzu we bakareba. Nureba umujyi wa Kigali uzasanga mu nzu byibura 200 uhereje ijisho urimo kureba, usanga parabolique zimeze gutyo. Nukuvuga ngo rero icyo gihe ni iterambere, ariko rijyana na za mpano abantu bakunda. Hari impano rero ziba zidasanzwe, kuvuga ngo ngiye gukora ikintu nkegeranye, ni ibintu biba bitoroshye, kuko uba ugiye gukora ibintu, ugiye kwegeranya ibintu byavuzwe n'abantu batandukanye, abashakashatsi bahehe nahe, nurangiza wo bihurizemo kandi ubivuge nkaho wari uhari. Hari ubivuga rero akavuga ari inyuma yabyo, hari ubivuga akavuga nkaho ari we wabivuze, ariko uwakabivuze neza abivuga agaragaza aho bituruka, aho byavuye nuko bikorwa. Ingingo rero yo gutangira gukora ibyegeranyo, ngira ngo wa mugani kuri yawe si ubwa mbere mpageze. Abanyarwanda ubwo ngubwo mboneyeho kubasuhuza no kubabwira ngo muraho abakunzi ba yawe TV, mumeze muti? Ntabwo twari duherukanye. Iyi ni imwe mu mpano mfite yajyanye n'izindi mpano nsanganywe, bikaba uruhererekane. Ariko hari ushobora, dufite hano mu Rwanda abakomedi, abakomedi barahari, ba Nkusi, ba Kanyombya, dufite bandimba tibirwa bakina, dufite n'abigana bacita, yakigana umuntu ukavuga. Ariko kugira ngo uzigane umuntu noneho bihure, nurangiza uvuga ikintu nawe nk'uwagishakashatse, nabyo bisaba izindi ngufu. Hanyuma nurangiza ugaruke nanone ujye muri bandi wongere wigane ibi ngibi. Ni ibintu bikomeye cyane. Ni urugendo rero natangiriye muri secondaire, ariko muri secondaire nari umuhanzi. Oya, ntabwo nari umuraperi, naririmbaga indirimbo zisanzwe za R&B. Hanyuma ndazamuka ngezemo hagati mpindura ingingo, ngana ku ngingo yo kuyobora ibirori, party nkatwika. Agashya umuntu ashobora kumbona wenda ameze gutya nyine ndi hambo, akagira ngo ntago nabwira abantu, ladies and gentlemen, we are going to receive another hit. Akumva yuko wenda ibyo ngibyo kubivuga
cyangwa ukabona wiyambariye bisanzwe akavuga ngo uriya muntu ukuntu ameze n'ukuntu ateye ntabwo ibi yabishobora. Ariko don't judge the book before you read it. You have to read before just judge. Ukuvuga ngo uko Emmy agaragara ntabwo kwiye kujudginga ngo Emmy ngo kuba agaragara kuri haraho nta mushyira, ahubwo we banza umushyireyo ujudginge ko yagaragaje icyuho. So impano irazamuka ngira kuri rwo kuva kuri bya birori by'intu zabyo bisanzwe by'akavuyo n'iki party zitwika, ngera kuri level noneho kubona yuko noneho kwa kugenda ntaramana n'abantu batandukanye umuntu akakubwira ati ariko ibi ntiwabishobora. Bijyana nuko nigaga indimi n'ubuvanganzo bijyana n'ikinyarwanda n'umuco, ntangiye kwinjira noneho mu ngingo ijyana n'ubukwe. Ubukwe, kuyobora ubukwe, nubwo covid yaje ikaza kudukura amata ku munwa, ariko ntekereza ko mu minsi yashize ubukwe bwari bumeze neza, n'ingingo zatumye ino Kigali umuntu ayibayemo atabundama. Hanyuma ubwo MC rero mu myaka mu wa gatanu segonderi biba bigoye kumva ngo umunyeshuri ntabwo yabonetse yagiye mu bukwe. Ariko noneho ugasanga n'ubundi bijyana ibintu byari byo byose. Icyo nabwira buri muntu wese ukenera kugera ku ntego, imyitwarire irakora 100%. Ikinyabupfura wagaragaje kirakora, kuko ubwo nubwo nabaga ndi muri ibyo nari head boy w'ikigo, ngomba kuyobora abanyeshuri kandi twabanye mu gitaramo ndimo kubataramira, bavuga bati twamubonye avuga gutya tushakaho, bakanga gutaha. Ariko twagira mu kanya mu murongo w'icyo nyobora kumureba gusa agahita yibwira aho agomba kujya. Iyo discipline izamuka gutyo, ngera mu bihe byo kujya gukora ibizami nk'abandi wa muntu nyine ukunda kugera muri field ngezemo nkigaragaza. Abo twari turi kumwe mu bihe bya exami nari umurundi, ntabwo nari umunyarwanda, navugaga ikirundi gusa. Exami zirasoza, ubu noneho tuvuge ikirundi. Reka ubu kigano tujye gukomeza mu kirundi. Nyine ubwo nibwo ndatekereza ko ari mu ni 2019 shira 2020 nibwo narindi nyine mu ntuza mu secondaire ndiko ndasoza gisata cha bira ni nk'icyambere n'icya kabiri cy'amashuri ariyo nyine secondaire yisumbuye. Ubwo niko natangiye nyine tujya gukora examen, tushikayo turabona nyine abashikiranganje bakomeye bariko baratubarira amabwiriza n'amategeko ngenderwaho ikigo, turavyubahiriza, turakora ibizami byari bikomeye n'ukuri. Ariko je nakubarira ngo ingene Imana irafise uburyo irashikiriza ko umuntu b'umuntu bwe ikamushikiriza ubuntu bwayo inyuze mu bumuntu bwe. Ni ibintu biratangaje n'ukuri. Wakifatira umuntu ku munwa nyine ukavuga uti ndumiwe, wa mugani wa mutambukanye mbona nyine bajya abanywanyi baza ngaha nabo tukabona nyine bariko barasigura ko bumiwe. Turakora examen zari zikomeye, zari zigoye mu bihe bigoye, kubera ko washoboraga kuja kwinjira muri examen ugakubitana n'umunyeshuri akakubwira iki ngiki cyari cya mbere cyahindutse cyabaye kinigwi. Tangura kwibaza nyine nateganyaga ko nzoshika ku manota wenda 70, ukibaza mu bizami wakoze byose ukabara neza ugasanga ushobora gushika 20. So turakora donc turahava nibwo nerekeje noneho mu ngingo yo gushakisha amahera, ntembera ku mabarabara hose ndi muko ndarondera nyine abantu bonshikiriza gufasha. Ubwo rero nibwo nahise ninjira mu bijyanye no guhiga amafaranga. Yes, Ismail Mwanafunzi ni yawe TV nk'ibisanzwe. Ismail, shaka akantu wanteguriye, akantu wateguriye abakunzi ba yawe TV kakurimo uyu munsi. Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhora twibaza ibibazo bimwe tukabyisubiza, ibindi tugakenera ko hari abandi babidusubiriza.
kubera iki twibaza ibibazo? Kubera iki se dukenera abantu ko babidusubiriza? Biterwa n'iki kugira ngo umuntu yumve yuko yihagije ku buryo agomba kwibaza, yarangiza ariko igihe cyo gusubiza akegera undi muntu kubera icyo atumva ko yakisubiza? Impamvu ni imwe gusa, nta muntu n'umwe ufite izina yiyise. Impamvu nta muntu wiyise izina ni ukubera ko yavutse atiyizi, bakamumenya bakamwita izina, nyuma uko agenda akura bakamwegereza igice gikomeye, igikoresho ruharwa mu kumenya umuntu cyita indorerwamo, akireba agahita amenya isura ye, kuvuga akayifata mu mutwe. Uyu munsi akaba yiyizi ku buryo abonye ifoto y'ahantu yahita avuga ngo uyu ni njye. Gusa aya mafoto cyangwa se indorerwamo ni isoko y'ububi bwa muntu, kandi ku rundi ruhande yanakoreshwa ikaba isoko y'ubwiza bwa muntu, kubera ko muzi abantu tubwira ngo ni beza ukuntu bitwara. Iyi ndorerwamo kuba yaravuyemo ifoto nicyo cyatumye amafoto uyu munsi ashobora guca ibintu, uburyo umuntu agaragara. Gusa kubaka uko umuntu agaragara bitangirira mu bwana n'ubundi. Reka nkubwire, umwana ukivuka ukagenda akura, ibitekerezo bye niko bigenda byirema bijyana n'ubwonko. Haba hari udutsi two mu bwonko, uduce tw'inyuma ndetse n'utw'imbere turimo za matière n'utundi duce dutandukanye tw'imbere two mu gahanga. Ubwonko uko bugenda bwirema, wa mwana agenda akura, maze n'ibitekerezo bye bikagenda bihinduka bitewe n'abantu abana nabo mu buzima bwa buri munsi. Umwana iyo amaze kugira imyaka 2 cyangwa 3, imyitwarire yari afite agifite umwaka umwe iba yamaze guhinduka. Yego nibyo wabyumvise neza, ubwo wumvishe ko umwana ufite imyaka 4 aba amaze kumva yuko icyo umubwiye atari cyo agomba gukora, ahubwo agomba gukora icyo ashaka kubera yuko nawe yihagije. Impamvu aba yumva ko yihagije, aba amaze kumenya kwikarabya cyangwa se amaze kumenya no kwitaba umuntu, naho umutumye akaba yakijyana bitagombye yuko umuterura cyangwa umuheke. Ariko niba ubyibuka neza, umwana ugifite umwaka umwe iyo umusize agikambakamba cyangwa atarabasha guhagarara, ahita atangira kukubwira ngo nterura, wabyanga amarira akaba igisubizo. Ni ibintu byumvikana neza ko umuntu igihe agukeneye cyangwa se agushakaho inyungu byamworohera cyane kugufatisha, ariko wowe umaze kubona za nyungu kugira ngo yongera kuvugishe biragora. Abanyamakuru barabizi cyane, ibiganiro mukorana n'abantu batandukanye, iyo amaze kugera hejuru ukamubwira ko ukeneye ikiganiro cya kabiri, ahita akubwira ko ataboneka. Iyi ni impamvu ya yashusho nakubwiye. Ntabwo ari aha honyine. Reka uyu munsi dutere umwambi cyangwa se umujugujugu tuganishe mu muziki. Umuhanzi yakizamuka ahera muri studio za make ku buryo ashobora gukora indirimbo y'amafaranga 5,000. Ariko ukagenda azamuka, abona abatera nkunga, abona n'abafana benshi, agenda arushaho kuzamura igiciro, akazagera kugukorera amafaranga menshi, agatangira kwinjira muri studio z'ibihumbi 50, bikazarangira ageze ku 100, kugeza ubwo afata studio akayishyura yose, akabwira producer ko ari umukorera ibyo ashaka ku mafaranga ashaka. Iyo amaze kugera kuri uru rwego, ni ibintu byumvikana ko aba amaze kwiyumva, amaze kumva karenze. Indirimbo akoze kubera kariti ifite, aba agomba gutanga amafaranga ashoboka, cyangwa se n'abantu bamenyanye baba ari benshi ku buryo byoroha kugira ngo amenyekane. Yamara kumenyekana akareba bari munsi ye akavuga ngo bariya ntacyo bashoboye. Iyo amaze kubona ko ntacyo bashoboye, nawe aba yibagiwe ingingo imwe yuko yigeze kuhagera. Iyo amaze kuvuga yuko arenze abari hejuru ye, ubwo amaze kumvikanisha yuko urutugu rwakuze rugasumba ijosi. Mu Rwanda tuza abahanzi, iyo mvuze Bruce Melodie uhita umwumva cyane, ukumva indirimbo nk'ikinyafu, ukumva saa moya, ariko cyane cyane mu matwi yawe uyu munsi arahita hazamo indirimbo yitwa Bado. Iyo mvuze The Ben cyangwa Meddy uhita wumva Ndi uw'i Kigali. Byagenze gute kugira ngo Meddy na The Ben uyu munsi hagati yabo hajyemo umuntu witwa igitangaza Bruce Melodie? Ese bundi yakwiye kwita igitangaza? Gusa reka uyu munsi nkugarukire ku ngingo imaze iminsi ivugwa mu itangazamakuru, bavuga ngo Bruce Melodie yikomye abahanzi. Abahanzi yikomaga bavugaga ni Meddy na The Ben, The Tiger, uwanyeganyije urubyiniro mu 2017 mu mpera z'umwaka, murabyibuka.
muribuka yuko ibyo yakoze byari amateka kubera yuko aho yataramiye na n'uyu munsi abaguye igihumure batagira ingano. Muribuka neza nyuma yaho waje mu Rwanda afite n'umukunzi ariko abakobwa ntibateshwe kukumuririra. Muribuka neza stage zagumaguma umuhanzi wazimenaguye cyangwa se akazikomagura mu kinyarwanda cy'abuyu munsi wa wundi wanyeganyeje urusimbukiro cyane. Muzi indirimbo nka Ndumva ibintu yakoze, abantu bari ingoma n'abantu bari za Kabarondo barabyumva cyane. Ese ko yaranyeganyije uru rusimbukiro byaba aribyo byatumye yumva yuko amaze kurenga babandi baje bagakora ibitangaza bakariza abakobwa batari bakeya, ndetse na n'uyu munsi tukaba tubona video zabo zirwa zicicikana hirya no hino ndetse bikajya no mu byamamare. Ese ubundi we ni icyamamare? Yaba ari icyamamare mu Rwanda no hanze? Ibi ngibi kugira ngo byumve neza byagusaba gukurikirana YouTube channel zabo byonyine zihita zibisobanura. The Ben akurikirwa n'abantu bangahe ku mbuga nkoranyambaga, Meddy akurikirwa n'abangahe? Slowly ya Meddy ni indirimbo yakurikiwe n'abantu benshi ku buryo ushobora gusanga iri hejuru ya miliyoni 30. Ese hari indirimbo ya Bruce Melodie ifite miliyoni 20? Haba hari ya The Ben ifite views zingana n'ibihumbi 200? Niba ibyo ngibyo umaze kubyumva, reka tuva aho ngaho tujye mu igereranya ryimbitse. Umunsi Meddy agaruka mu Rwanda, ababyibuka neza mu mafoto mwabonye umuntu ufatwa nk'umurinzi wa Bruce Melodie yagiye gukora ikiraka mu birori byo kwakira Meddy. Ni byumvikana neza ko kwa Bruce Melodie ubwo hari amafaranga atari yabonyeyo yaraje kureba kwa Meddy. Ariko aha ngaha wenda reka twumve ko ibintu ari magirirane. Ndamutse nkomeje kuvuga gutya nashiduka mu muhanda abafana ba Bruce Melodie banyatatse, ariko nabo babyumve neza ko umwana kuba ariho haba hariho se. Wumve yuko se kuba ariho haba hari sekuru, na sekuru kuba ariho haba hariho sekuruza, bigafata ibisekuru ibintu bigahinduka igisekuru, ariko bigahera hasi bikajya hejuru. Ntabwo bihera hejuru bijya hasi. Ntabwo umuhanzi wakoze ibigwi yasubira hasi. Nitwe MWANAFUNZI haje gushya. Ndabashimiye. Amashi bakuremere bakuremere ukuri kwimana. Vuga nimero yawe ya telefone. 0788 45 25 860. Bakuremere bandemere. Ikoreshwa muri mobile money cyane rwose. Ndagira ngo unsubiriremo kari akantu. Uravuze ngo ugereranyije indirimbo za Meddy na The Ben na Bruce Melodie, ujya kuri views. Gasubiremo kari akantu twumve neza kugira ngo abantu babyumve, kugira ngo abantu babyumve neza, ngo kugira ngo umwana avuke aho uhera ni wowe uhazi. MWANAFUNZI komeza twagiye. Nujya kugereranya, ujye ugereranya ibintu bishobora kugereranyika, ariko nanone ubigereranye neza uhereye kuri kimwe ujya ku cya 10, uhere kuri rimwe ujya ku 10, uhere ku 10 ujya ku 100. Muri make uhere kuri 0 ujya kuri 1. Bivuze yuko guhera mu 2008 kugeza uyu munsi uramutse ugiye mwigereranya neza ushobora gusanga Bruce Melodie yaragaragaye mu myaka iri nyuma ya 2008. Aba yaragaragaye imbere yaho yaba yaragaragaye gakeya bingana n'ibyo uyu munsi. Ariko ibaze nk'umuhanzi wagaragaye muri 2008 na n'uyu munsi akaba kigaragara, kandi urwego yagaragaragaho uyu munsi rukaba ruhora ruzamuka. Ibi ngibi byaba biterwa n'iki? Iri gereranya bakoze ryo kuvuga ngo Bruce Melodie, Meddy, The Ben, nta kindi bashingiyeho. Bashingiye kuri hiti z'umwaka wa 2020 zibibagize ibyabaye mu 2010 no mu 2017 n'ibyabaye hagati muri iyo myaka, maze bavuga yuko Bruce Melodie ngibyo arimo kuvuga ari byo bashingiye ku makuru yari yasohotse y'amajwi yavugaga yuko Bruce Melodie arimo kwikoma abahanzi. Ibi byavuzwe na Dekati Vivo Babalawo, niwe washyize hanze aya majwi cyane, arayasakaza agera kure, maze batangira kumwita umuvugizi w'aba diaspora. Gusa ntabwo ari umuvugizi. Nge ndi umunyarwanda, ndi mu Rwanda, aha turi ni mu Rwanda mu mujyi wa Kigali. Nujya kugereranya Meddy na The Ben na Bruce Melodie, uhere kuri YouTube channel zabo, uhere kuri Instagram, ujye kuri Facebook, ufata imbuga nkoranyambaga zabo, nusanga zingana uramenya neza uri hejuru y'abandi. Uramutse umaze kubisobanukirwa urahita umenya ukwiye kuvuga n'udakwiye kuvuga.
ariko nusanga abari hejuru bataravuze uhita umenya yuko abo ngabo bicishije bugufi kuko bazi inzira byabasabye kugira ngo bagere aho bageze. Uyu munsi Meddy kuba ashobora kujya muri Tanzania agakorana indirimbo n'abahanzi baho bakomeye tuba tuzi yuko ngo banagoye kubakorana indirimbo mu gihugu cyabo, ntabwo biba byamusabye imbaraga zoroheje, biba byamusabye amafaranga, ariko bikamusaba nuko azwi. Uyu munsi kuba azwi muri Afurika nta gitangaza kirimo, kuko si ubwa mbere indirimbo za Meddy zije mu ndirimbo nziza zo muri Afurika. Abandi muri Kenya ugezeyo uhasanga izina nka The Ben usanga bamuzi cyane. Mu Bugande nuko, ndetse East Africa yose iramuzi, na Nigeria iramuzi. Ntabwo ari we wenyine. The Ben kuba azwi muri Kenya ntabwo bivuze yuko andi bumuntu azwi. Andi bumuntu nawe muri Kenya baramuzi kandi baramwemera, ariko andi bumuntu ntabwo amaze kumenyekana muri Kenya bigize turufu ngo avuge ngo arenze Meddy na The Ben. Birashoboka yuko nyuma y'ibi bintu byabayeho byavuzwe mu itangazamakuru, Bruce Melodie indirimbo ye yitwa Fresh yagaragajwe mu mashusho y'umukinnyi wa Liverpool witwa Mohamed Salah, maze noneho abanyarwanda bavugira rimwe ngo Bruce Melodie arenze Meddy na The Ben. Gusa reka mbibutse, birashoboka ko Salah ashobora kuba yarashyizemo iyi ndirimbo, cyangwa se akaba yarashyize telefone ye hasi harimo indirimbo yakinaga kuri YouTube, maze zikihindura hagahita hajyamo indirimbo ya Bruce Melodie, ako gace kamenyekana kakagirwa iturufu. Birashoboka cyane ko ushobora kurimo kureba video yo kuri yawe TV, byageramo hagati hakajyamo indi video yo ku yindi TV, maze iyo TV kavuga yuko uwo muntu warebye iyo video yarebagiye iyo TV. Ni ibintu byumvikana neza. Gusa umwana ntabwo ahora ari umwana, akura mu byiciro, na hiti igenda mu byiciro. Bivuze yuko Bruce Melodie wo mu 2021 atandukanye cyane na Bruce Melodie wa 2008. Kuba batandukanye ni ibintu byumvikana neza ko yagiye azamuka, atasubiye hasi, kandi impamvu atasubiye hasi ni ibikorwa yakoze. Meddy na The Ben nabo ugereranyije imyaka yabo uko batangiye naho bageze, baracyazamuka kandi igikuriro cyabo kiracyahari n'igikundiro kiracyari nyacyo. Baracyafite umumaro nyawo mu muziki nyarwanda, ariko kuvuga yuko ngo barenze, waba ushatse kuvuga yuko nta kintu bakoze. Ntabwo yavuze yuko kuba abarenze ari uko badakora, ahubwo yavuze yuko ngo ari abanebwe. Ese umunebwe ashobora gukora? Umunebwe ubwo nta kintu abakora. Niba babyumvise neza, ubwo ashatse kugaragaza yuko Meddy na The Ben bameze nk'ibirunga bisinziriye. Ariko bameze nk'ibirunga bisinziriye, uyu munsi ntabwo Meddy ashobora gufata video yakozwe arimo guporopoza uwo bazabana ngo ishyirwe ku mbuga nkoranyambaga irebwe n'abantu benshi ndetse batere comment zitagira ingano. Ni ibintu byumvikana neza ko bafite umumaro ukomeye mu muziki nyarwanda. Sinyengeye nyine ubivuze, Tom Close yarabivuze, Spax arabivuga, abanyamakuru benshi barabivuga, nanjye mbigarutseho. Nge nitwa MWANAFUNZI. Nanjye ndabivuze. Yes, ni MWANAFUNZI, ni MWANAFUNZI. Hatagira umuntu kumva nabi, ni icyegeranyo wikoreye wo kabyarawe, ubundi gahunda zibashe kugenda neza kugira ngo n'abantu bumve. Ndagira ngo nkorere icyegeranyo kuri Decat Vivo Babalao. Niwe watuzengereje. Yazengereje abastari. Babalao buriya. Ingingo ya mbere ituma abantu bamwikoma. Ariko reka abakunzi bayawe ntibategeze ko ndivuye mu magambo arambuye. Reka myirize mu cyegeranyo, muzana kimuhereze mubwire muti barakuvumbuye, barakumenye. Ariko ntabwo namuvumbuye byo kumumenya ngo mbe namutesha agaciro, kuko ubu ngubu numwe mu bantu dufite bakomeye muri entertainment. Batugezaho amakuru yose. Ibi byavuzwe byose bikajya hanze kandi ibintu bigakemuka neza, bikarangira neza. Mu buzima bwa buri munsi bwa muntu, kumenyekana n'isoko y'ubuzima bwe bwiza. Iyo amenyekanyweho ibintu byiza bimugirira inyungu nziza, iyo amenyekanyweho ibintu bibi bimugirira ikibazo. Kumenyekana kwe biba ari isoko yo kugira amahoro no kugira igikundiro. Gusa hari abantu bamenyekana bakaguma mu rwubati.
mbese hari ibyuma byiza bizi gukeba bya bindi bifite ubugi bwa kasha ariko bihora mu rwubati. Impamvu babihoza mu rwubati ni ukugira ngo ibi byuma bitazigera bihura n'abantu batoya nk'abana, abamama n'abasaza bikabahutaza. Ibi byuma bihora mu rwubati bifite ubukana bukarishye, birakomeye, kandi kiramutse kigukozeho gatoya gusa cyakugiraho ingaruka. Ni ibintu byumvikana neza ko umuntu uhora yihishe agushyikiriye yakumerera nabi. Abantu rero bamaze kuvumbura ibanga riri mu rwubati kuba icyuma gihoramo, nabo batangira kwishyira mu rwubati. Urwubati bishyizemo ni ukwambara masike. Uyu munsi uhura n'abantu mu gitondo buri munsi bambaye masike, ubwo bari mu rwubati, kubera ko muhuye ntabwo wamumenya uretse kuba wenda wakumva ijwi rye cyangwa ukabuzi imiterere ye ijyana na ADN ze zijyana na neurone zimugize, ugahita umenya ko uwo muntu ari wa wundi usanzwe uzi. Bivuze neza ko uramutse utazi uyu muntu yambaye masike utamumenya. Iri ni ibanga ryakoreshejwe n'umunyamakuru ukomeye cyane uzwi mu Rwanda, uzwi mu mahanga, ariko cyane cyane uzwi n'intara ya 6 y'aba diaspora. Dekati Vivo Babalao, The Mask Man, umugabo wihisha, umunyamakuru ruharwa uzi gutara amakuru akagera n'ahatagerwa. Afite abanyamakuru bangahe? Ni abakozi bangahe akoresha? Ni imbaraga zingana iki bimusaba kugira ngo azane inkuru nyinshi? Imbuga nkoranyambaga ze ko zikurikirwa cyane kurusha n'ibitangazamakuru bikomeye mu Rwanda, yakoresheje irihe banga? Akoresha ubuhe buryo kugira ngo abantu bose bamwiyumvemo kandi bamukurikire? Ni irihe banga yakoresheje kugira ngo uyu munsi aba afite iterambere tumubonaho uyu munsi ryo gukora amashusho akayahuza, ndetse yakora n'amafoto yashyiramo amajwi akarebwa n'abantu barenga 30,000? Mu gihe abantu uyu munsi bazindukira mu biganiro bari kodinga, abandi bakina amafilme, ikarebwa n'abantu 6. Nitwa MWANAFUNZI. Yes. Ngaho mba soje kugira ngo mbikemo umuntu noneho kujya gushakisha ayo makuru nawe. Ntabwo ibintu byose twahora tubibabwira, munyihanganira, bakwihanganira. Yes, ni MWANAFUNZI. Ni umusore cyangwa uri umupapa? Aya iby'ubupapa ntabwo ndabigeraho. So hari ibintu muri no minsi bimaze kwaduka ku kintu bita slang. Slang ni iki? Wenda wabishakashatse. Slang ubundi navuga ko ni imvugo zituruka cyane mu Banyamerika, ariko cyane zigakomoka ku ngingo y'ubukoroni. Abakoroni bamaze gukoloniza Afurika, bazaga gutwara Abanyafurika bakabajyana muri Amerika mu kubahingisha mu mirima yabo, ari byo bya bisheke bahingaga bagasarura, ariko ku buryo babakoreshaga imirimo y'uburetwa bukabije. Noneho babirabura bagenda bahimba udushya. Tugiye gushaka ikintu tuzajya tuvuga ku buryo umuntu utatumenyereye ataza kugira gute kucyumva. Urumva niba utwe hano Abanyarwanda 5 ukabajyana ahantu wenda ubabwira ko muri buvuga Icyongereza, bakaza gukoresha Ikinyarwanda, uvuga Icyongereza wumva Icyongereza ntabwo bikorohera kumenya ibyo bavuze. Nabo rero bagiye batangira kuzana ubwo buryo bw'amagambo baziranyeho ubwabo, ni nk'ishoberamahanga slang. Inshoberamahanga zabo bakajya bazikoresha, birangira babashije kwigaranzura n'abazungu, birangira batangiye kujya umuzungu akajya abona ibintu biba atazi uko bigenze. Ubwo rero byagiye bifata abantu, ariko cyane byibasira Abanyafurika kubera ko aribo bantu bakoronejwe. Ugize amahirwe yo gutahuka cyangwa se ugize amahirwe yo gufata umuryango wakawujyanayo ukagenda ugakorera muri iyo mvugo, birangira tuyanduzanyije. Amerika tuyifata nk'icyitegererezo, turayikurikira. Uyu munsi imico wayo uzenguruka isi, uraza ugeze aho tubarizwa mu mirimo ya buri munsi uhashinga ibirindiro. Birangira rero rwa rubyiruko rwo ku muhanda, babakobwa bangana, babakecuru bangana, hari ibintu bavugana abatoya batumva, hari ibintu bavugana abantu muri iki gihe umuntu wabayeho mu myaka nko muri za 80 ashobora kuza akavuga ati icyo si Kinyarwanda, icyo ni iki muri kuvuga. Birangira noneho bagiye no muri za ndimi z'umwimerere, bajya mu Cyongereza batiramo amagambo ewana barayahindura. Urumva nk'iyo umuntu akubwiye ngo giye ngo nagukiringa, ngo urumva ngo mbese ukumva wari umwana twari tuzi nk'umwana. Iyo bavugaga icyana bavuga bavuze umwana w'imico mibi,
bigeraho icyana gihinduka umuntu mwiza, bigeraho none ubu ngubu icyana nyine cyabaye ni umuntu udasanzwe nyine ufite umwihariko. Slang rero ni imvugo shoberamahanga zishobera umuntu utazimenyereye cyangwa se utazizi. Mbese mushobora kwifata mukavuga uti twebwe muri uru rugo uyu munsi turavuga ibi bintu ni amarenga, n'imvugo z'amarenga ubone. Umuyobozi akaba yaza niba ari afande runaka aguye mu barara barimo kunywa nk'itabi, yewe bakavuga indimi ku buryo umuyobozi atamenya ibyo ari byo, akaguma muri muhagararesha kandi bari kuvugana kwiruka bakamusiga. Ni slang. Yes, rero ngana ku musozo wanyogereje umupira ra. Umupira buze match noneho muri iyi minsi ya Champions League irarimbanyije, ariko Muramira Regis ubwo mbere yuko ngira reka mbanze musuze kuko ibintu byose byo kogeza umupira mbikora mu ijwi rya Muramira Regis. Ubu rero ngiye kuri Champions League. Imwe mu mikino yabaye, ariko subira Champions League reka mfate Real Madrid na Barcelona, nibyo abantu bahita bumva cyane, cyangwa se none amani muhitemo Derby. Ibyo shaka Derby nziza ni El Clasico. Ngira ngo rero reka munyemerere tugane kuri stade Santiago Bernabeu, aho mbona abafana bakubise buzuye kandi umutekano wakajijwe. Mbona rero abakinnyi bamanuka mu kibuga, ariko bari abasore barakabya we dore ukuntu bigira. Umusifuzi rero ndabona ni Meddy niwe watoranyijwe gusifura uno mukino. Ndabona n'abakinnyi barimo kwishyushya basuhuzanya. Kabya yitwa Cristiano Ronaldo, uramubona ku mafoto yifotoza cyane, muramumenyereye. Reka turebe rero umusifuzi arindira ko bamubwira ko iminota itangira ahuhamwe ifirimbi, umupira uratangira, utangirwa na Javier Hernandez, atanga passe kwa Iniesta, asubiza inyuma kwa Messi aracenga, ariko bahita umwambura bati vaho, aragiye yitwa Marcelo kubita passe, bahita umwambura yitwa Casemiro arawisubiza hehe. Casemiro aragiye rero bahita kubita umupira uhita urenga, umupira urarenze. Umukino rero utangiranye imbaraga ku mpande zombi, binyibutsa umukino wegeze kuba huje Mirase na Liverpool. Umukino nk'iyi rero iratungurana. Reka turebe yawurenguye, yitwa Daniel Kariva, yaratanga passe kwa Sergio Ramos, akubita umupira bahita bamwambura. Barajya basore ikipe ya Barca, aragiye nk'igisiga, yitwa Puyol arakangata, ariko bahita bamwambura. Aragiye rero, aragiye yitwa Lionel Messi, atanga passe kwa Daniel Alves, tutakata santira, ariko umuzamu akubita parade. Umuzamu akubise parade. Mbona abasifuzi barimo kuvuga bati hari ikosa ryabaye, hari umukinnyi urwaye. Ndabona rero Ramos atangiye kurwana na Mascherano atangiye kurwana ati ndagukubita. Mugezo Jose Mourinho akoza amakosa hariya. Reka turebe, bararwanye, ikarita itukura arayitanga tu. Umusifuzi Meddy azamura atari yatamarira, ayihereza witwa Sergio Ramos ati niwe warwanye. Sergio Ramos yikarakasa, ariko bati sohoka wowe. Haya ubwo ani kwa Muramira Regis. Yes, wansobanuriye agapira kari agapira abantu babakina. Kugasobanuraho ntabwo najya kure cyane, ahubwo ndajya ku bibazo. Ubundi abantu bigenda biti haje gushya. Nitwa Ismail Mwanafunzi, tubashimira ko mudukurikira muri benshi. Buri munsi abakunda umupira w'amaguru cyangwa se football muzi ingingo yitwa umupira, kandi muzi gutandukanya umupira w'amaguru n'uw'intoki, muzi uburyo abakinnyi bitwara mu kibuga, muzi imvune zibaho kugira ngo ikipe itsinde, muzi imvune zibaho kugira ngo umukinnyi ave mu ikipe imwe agere mu yindi. Abakinnyi imidugudu kugera ku rwego rw'igihugu murabizi. Muzi imvune zabaho kugira ngo Olivier Karekezi agere mu ikipe y'igihugu. Muzi kwiyemeza n'ishyaka bisaba umukinnyi, ariko si ishyaka rikura he? Abarwanira iki kashobora kuvunika mu minota mikeya bakamusimbuza, imyaka yose akayimara aryamye, kashobora kuvunika akaguru burundu ntazongere kugenda, ariko agakomeza mu gitondo, yamara gukira ntiyite ku mvune yagize akagaruka gukina. Uyu mupira waba ari nk'ikiyobyabwenge.
ese ubundi umupira wavuye abantu bakuyeho ubwenge bwo gufata akantu k'akazeru bakakirukanka hari 22 kandi bafite ubwenge ndetse banagaragaza neza ko ako kantu ubwabo bagafata mu ntoki akakajyana kakagezaho kagomba kujya ariko bagashyiraho itegeko ry'uko kagomba gukoreshwa n'amaguru. Aya maguru abantu bakamarana bakagundagurana kugeza uko abafana batangiye guterana amabuye abandi bakaba bajya no mu migozi bakimanika ngo ikipe yabo yatsinzwe. Abantu bakazirana ku buryo umufana wa Rayon ahura n'uwaperi bakareba nayingwe kandi bose ari abanyarwanda bari mu gihugu kimwe ariko bagasa naho bazirana kubera ikipe. Ibi byose nta kindi kibitera ni umupira, akantu k'akazeru gakoze mu buryo bw'uruziga. Ese uru ruziga rwavuye he? Ibi ngibi ushobora kubikoraho ubushakashatsi nawe ubwawe ukabigeraho ntiriwe mbikubwira kubera yuko hari byinshi nagiye nkubwira ukenera kuza gukurikira mu biganiro byanjye bya buri munsi. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Haje gushya. Yes, reka Ismail ndagushimiye ku mpano yawe ufite nziza kandi inogeye buri wese kandi inogeye buri munyarwanda wese wakwifuza kuguteza imbere cyangwa no kugufasha yabikora. Impano yose ni impano. Ni impano tujya tubona abana baririmba babateza imbere abavuga ibyegeranyo. Ubu wagakwiye uri ku mu bana bicara bakavuga ati ikirunga cya Bisoke giteye gutya kimeze gutya uri mu ishuri gusobanurira umwana. Numva yuko iyo abarimu bigisha akigisha muri siyasa nkuko wakwigisha umwana agafata. Rero courage kandi ukomerezaho. Ndakwifuriza amahoro y'Imana kandi ukomeze kugubwa neza ukomeze ukuza impano yawe. Ibindi turabivugana nyuma ya kamera. Mbere yuko ngenda abantu bashobora kwibaza ku mbuga nkoranyambaga abantu bankurikira. Bagukurikira. No kuvuga ngo kuri Facebook amazina aracyari yandi ndakitwa MC umutahira kabuhariwe. Iryo ni izina ry'ikinyarwanda ntimukajye hari abantu bakunda kuvuga ngo kwiki ngutitwa ngo nka Jeskizo wa mipango ngo kwiki ngutitwa ngo nkande. Ariko uvuze kuri Jeskizo wambugiye kuri ura mutwe wa Jeskizo kuntu bajya bavuga ngo afite udutwi dutoya ngafite ngo umutwe amatwi gera imbabarira waje wa mipango Jeskizo wa mupango amasegonda 30 amasegonda 30 nomwe ubwo byansaba kuvuga ku mitwe yibajijweho na benshi mu Rwanda. Umutwe wa Jeskizo wibajijweho, umutwe wa Negji de General bawibazaho, umutwe wandera ariko buri umutwe ari umutwe wa Nzovu na nyina wa Mbogo abantu bose babyibazagaho kubera ingano. Umutwe rero ubundi umutwe ubwo ni imitwe ine ariko si imitwe y'iterabwoba ni imitwe itangaje mu gihugu. Imitwe y'iterabwoba hari imitwe y'ibiki byose ni imitwe y'amagambo ariko none imitwe umutwe nyawo umutwe wa Jeskizo umutwe wa Negji kuko ayakunda no kubiririmba ngo ise ngo icwanga n'imitwe y'inkuru. Umutwe wa Nzovu n'uwa nyina wa Mbogo. Ubwo uratubwira best umutwe uri best utangaje kurusha iyindi. Bimwe mu bice bigize umuntu hari igice gikomeye umuntu ashobora kubura akaba atari umuntu akaba atariho ukaba utamumenya bigasaba yuko icyo gice agomba kuba gifite koko ni itegeko kuba gifite kugira ngo yitwe umuntu. Nta nubwo ari umuntu gusa kugera no kuri babyara bacu ari bo nguge ingagi n'inkende nabo basabwa kuba bafite iki gice. Iki gice kigirwa n'inyamaswa zose z'ubwoko bwose zibaho. Mu buzima bwa buri munsi abashakashatsi b'abaganga barimo Dr. Murray E. Fowler ni umuhanga wavuze yuko mu bice bigize umubiri igice gikomeye cyane ari igice cy'umutwe. Yavuze yuko umutima bashobora kuwusimbuza bagashyiramo undi izindi ngingo bagasimbuza ariko ngo umuntu bamukuyeho umutwe we bakamushyiraho undi wa kabiri ntabwo ashobora gukora nta nubwo ashobora kuvuga ngo kandi ntabwo ari ukubera ingingo y'imitsi gusa yacitse ahubwo n'ingingo y'ingano y'ubwonko ibitandukanye. Iyi mitwe dufite uyu munsi niyo yatumye tuza kuvuga ngo iyo umuntu avuze amagambo y'ubwenge cyangwa agakora ibikorwa bitandukanye bigaragaza yuko harimo ubwenge yakoresheje imitwe. Bivugwa yuko iyo umuntu yifasha akigira inama agatekereza gushinga igikorwa runaka niba ari igikorwa kigamije kurwana bivuga yuko ari umutwe w'iterabwoba yashinze kubera yuko aragenda agashaka inkuru yarangiza akavuga ngo iri zina ngise umutwe wanjye witwa gutya kubera ko ibyo bitekerezo yabikuye mu mutwe we
hanyuma akavuga ngo umutwe w'iri tsinda ni Boko Haram, ni Al-Shabaab cyangwa se ni iri zina runaka. Yarangiza umuntu nanone abanyeshuri cyangwa abarimu murabizi yagiye kwandika mbere yuko akora ibindi bintu byose akigera mu ishuri asuhuza abanyeshuri, ubundi ibikorwa bye bigakomereza ku kibaho n'ingwa yandika umutwe w'ikintu bagiye kwigaho. Impamvu abikora abashatse kugaragaza yuko hari ikintu yaje atekereza mu mutwe akacyita umutwe w'ijambo agashyira ku kibaho, nawe mu ikayi yawe ugahita ubyandika byihuse. Ni ingingo yemeza neza ko hagati yacu harimo connection ijyana n'umutwe, ku buryo umutwe ukora cyane kurusha ibindi bice. Niho hari ubwonko, hari imitekerereze. Amaso yacu kugira ngo arebe bituruka mu mutwe, amatwi yacu kugira ngo yumve ni mu mutwe, kugira ngo turye tunywe tumire bihera mu mutwe, byose ibice byose bikomeye by'akamaro biba mu mutwe. Ariko sinzi impamvu abantu bakunda kwibaza ku mitwe y'abantu bakavuga ngo ingano y'umutwe wa runaka ngo buriya mutwe kubera ko ari munini nta bwenge burimo, cyangwa kubera ko kari ari gato yakarimo buke. Ingano y'umutwe itandukanye n'ingano y'ubwonko. Hari amahirwe ufite menshi cyane yo kuba ufite umutwe mutoya ukaba ufite ubwonko bunini. Hari n'amahirwe ufite, hari n'ibyago ufite byo kuba ufite umutwe munini ukaba ufite ingano y'ubwonko buto. Ariko nta ngano ijyana n'umutwe ivuga yuko umutwe munini nta bwenge burimo, cyangwa se ngo umutwe mutoya nta bwenge burimo. Hari n'abafite agahanga kaje imbere kandi ako gahanga ntabwo kaba karimo ubwenge bwinshi. Uyu munsi mu Rwanda tuza abantu benshi bafite imitwe itandukanye, ariko uyu munsi reka nkugarukire ku mitwe yatangaje abantu benshi mu Rwanda. Abazi ingingo ijyana no kuririmba bazi umuhanzi witwa Meddy ihangana rye na Riderman. Bazi ingingo yo kurapa, bazi ingingo yo guhangana mu itangazamakuru, na n'uyu munsi mu ndirimbo zitandukanye akaba kibigarukaho. Abumvishe arambona agaseka bazi Meddy aho yageze akaririmba ngo ese unkundirira icwanga. Nta kindi ashaka kuvuga ni umutwe we. Ubwo no kuvuga yuko yaramaze kwitaba mu nama ko yemeye yuko afite umutwe abantu bibazaho. Abandi bazi inzovu ukuntu akunda kuvuga intoki azerekeza ku mutwe avuga ngo urandebye ubona uko ngana, ubona nta bwenge afite. Ni ingingo yemeza neza ko urutoki arushyira ku mutwe yerekana yuko umutwe we uri mu bwenge bwinshi, kandi no kuba ari munini nanone umuntu yakakwiye kuba bitinda akavuga yuko haba harimo ubwenge bwinshi, ariko ntabwo ariko biri. Kubera yuko Jessica wa Mupango afite umutwe nawe utangaje usa n'ufite amashyiga mu mpande, kandi uwo mutwe hejuru hariho agasongero. Ushobora kwibaza ngo ubwenge burihe? Ntabwo ubwenge buba mu gasongero cyangwa mu mashyiga ari mu mpande, ahubwo ubwenge buba mu bwonko. Ubwonko igice cy'imbere kirimo, hari ubwonko bw'inyuma n'ubw'imbere. Nitwa MWANAFUNZI, ndabashimiye. aje gushya, reka tutadusoza kandi Imana igumugisha. Jay wa Mipango hagati aho wakomeje kubona nambaye kano gapira ngo ni Twenga Entertainment Group, ngo maze kubona yuko nifitemo impano yo kuba nasetsa abantu binyuze mu biganiro, cyangwa se no ndi umukinnyi wa filime, nakina filime sinema. Mbese niyo mpamvu nkunda kuba ngo ngira uruhererekane rw'impano. Nahise rero mfungura channel nyita Twenga Entertainment TV. Mfite n'abantu turimo kugerageza kuzuzanya ku buryo dushaka kubrandinga iyo gahunda ya entertainment ijyanye n'ibintu byo gutwenza abantu. Dushingira ku Burundi cyane kubera yuko abarundi nyine turabakengurukira n'umutima wose. Sha nukuri nanjye bame telefone yanjye ndetanga nda subscribe kuri Twenga TV, banagufashe kandi ubuzima bwawe bashe kugenda dushyikirane. Yes, Twenga nitwa Jessica nubwo ufite amabimba. Jay wa Mipango aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yubahwe, atumva ko amuvuze nabi. Ni icyegeranyo, ni nkuko wavuga ku Mana. Oya ni nkuko deja ni nkuko nanjye nshobora kuvuga wenda kuri aya marinette nambaye, nkavuga ngo marinette ya MWANAFUNZI. Deja nkavuga nti kuba afite tuno tuntu no kuvuga yuko MWANAFUNZI afite amatwende nyuma adafata ku buryo ashiraho tutuntu. Ni ibintu buriya iyo uza nko kuvuga ku matwi ya Jay byari kugenda gute? Ibaza none
amatwi none ibaze iyo nza kuvuga wenda ku maso ya Odikeri cyangwa Jire Sentore cyangwa nkagaruka ku jisho rya Bulldog yita ijisho ry'uruvu ubwo ni ibintu abantu bose nyine bakibazaho bikabasetsa ariko ntagamije kubavuga nabi ari ikiganiro. Yes, hari umukobwa rero wagukunze ndifuza yuko wenda muzahura kandi ko muzakorana interview ukatwibwirira uburyo abantu bakunda abakobwa banini n'abatoya ubundi gahunda zikabasha kugenda neza. Njyewe ndi Emmy Nyawe, ukoresha Instagram yego witwa wandikamo kabuhariwe mwanafunzi kabuhariwe. Kabuhariwe mwanafunzi bahita bakunzanira tukaganira cyane. Yes, nanjye uranyarukira kuri Instagram yanjye ni yawe TV undi following gahunda zibashe kugenda neza. Ubundi nurangiza uze kuri Instagram yanjye nitwa Emmy Nyawe 2020 we tusanga ifoto yanjye nambaye umupira w'umuhondo biraho. Ubundi gahunda zigende neza. Wakoze cyane. Nimero zawe wazisubiramo ku muntu ushaka kukuremera, ku muntu ushaka wenda ko mwakorana, ku muntu ushaka kuzamura impano yawe abe yabasha kuguhamagaraho ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Ni 0788 45 25 860 WhatsApp tukaganira. Ubutaha uzatubwira kuri ku kintu kijyanye na internet yo mu birere. Internet murandasi yo mu birere. Murandasi. Yes, Imana ibamugisha ndabakunda cyane.